ngo murabibona abazi kureba neza aka kanya ndi kuri Instagram account ya Mwiseneza Josiane nuko nangiye rero ni Pilot Rwanda nk'ibisanzwe ni wa musore maze kumenyera aho ngenda bagizaho amakuru menshi bagiye atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo murabibona nshaka kugira ngo mbanze mbereke ibintu bike ubundi ngaruke mu nkuru yose uko yakabaye. Posti Josiane heruka gupostinga hari mu byumweru bibiri bishize, hari ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane nkuko muri kubibona nibwo meruka kugira icyo mvuga kuri Mwiseneza Josiane. Icyo gihe nibwo yari yapostinze ifoto abenshi bavuga ngo n'ubukwe bwa Josiane. Nkuko mubizi Josiane yapostingaga ibintu, umuntu wa mbere wakomantingaga yari wari umukunzi we Christian. Mbere yuko ngira byinshi mvuga reka ngiye mu bantu Mwiseneza Josiane afollowinga, mu bantu afollowinga aracyarimo Tuyishimire Christian aracyarimo. Ngira ngo murabibona reka mu bantu 18 Mwiseneza Josiane afollowinga, reka mbanze jeho mu mapost arenga 146. Uyu Tuyishimire Christian yahoze ari inshuti ya Mwiseneza Josiane. Yaranditse muri bio ye ati aho kuba umugabo umunsi umwe nabimbwa igihe cyose. Guys, ngira ngo murabyumva aya magambo akomeye cyane, aya magambo turibuze gusobanura yose muri inkuru yose uko yakabaye. Aho kuba umugabo umunsi umwe naba imbwa igihe cyose. Nkuko mubibona aya ni amagambo uyu musore Tuyishimire Christian yashyize kuri bio yahise yihindura rwose igitaraganya. Nyuma yaho rero aragenda apostinga hano hasi aravuga ati single is an opportunity. Abacyongereza muramfasha yanditse ati single is an opportunity to live on your own terms and not apologize. Ngira ngo murabibona ngenekereje mu Kinyarwanda yavuze ngo kubaho nyine udafite umukunzi, kubaho uri single na amahirwe yo kubaho mu buzima bwawe wigenga nta n'ufite wo kuba wabwira wakwa apologizinga. Ngira ngo murabibona uyu wakomantinze n'umuntu umwe umaze gukomantingaho ni posti aheruka gupostinga, yahise amubaza ngo byararangiye se singo kandi tuzi ko Miss ahari. Ngira ngo murabyumva ibi byose, reka nsubire kwa Miss wacu Mwiseneza Josiane muhite mubona ibindi bintu byinshi nabwo tugiye kuvugaho aka kanya. Mwiseneza Josiane reka musubireho. Mwiseneza Josiane aheruka gupostinga ari kumwe n'umukunzi we hari ku itariki 11 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2020. Abantu benshi bishimiye iyi couple. Ngiye kuvuga rero ku gutandukana kwa Mwiseneza Josiane ndetse n'uwahoze ari umukunzi we Tuyishimiye Christian byamaze kuba approved, byamaze kugaragara. Amakuru nari maranye iminsi myinshi rwose, ndetse Josiane akaba yaramaze kubona umukunzi mushya. Ibyo byose ragenda bigarukaho muri inkuru yose uko yakabaye. Mwiseneza Josiane yamaze kubona umukunzi mushya, ibyo byose nibyo ndagenda ngarukaho muri inkuru yose uko yakabaye. Wowe utarakanda subscribe rero yikande mu kanya ndagaruka mbagezaho inkuru yose uko yakabaye nk'ibisazwe ni Pilot Rwanda, aho mbagezaho amakuru y'imyidagaduro utasanga handi hano mu gihugu cy'u Rwanda abacukumbuye ku buryo bukomeye cyane. Ngira ngo nkuko mwabyumvishe nkuko natangiye mbibereka, ibi ni ibimenyetso byinshi bigaragaza uburyo Mwiseneza Josiane urukundo rwe na Tuyishimire Christian rwamaze kugwamo inshishi, bamaze gutandukana, nta numwe ugikundana. Ndetse Mwiseneza Josiane yamaze kubona umukunzi we. Gusa ikiri kubabaza abantu benshi nacyo ndaza kugera givuga. Ngira ngo nkuko mwabibonye kwa Christian nkuko mwagiye muyibona, reka nge kwa Christian Tuyishimire yavuze amagambo yatumye abantu benshi bibaza ngo aho kuba umugabo umunsi umwe nabimbwa igihe cyose. Guys, ngira ngo murabyumva nkuko ibintu biri kugenda bigaragara. Uyu musore yapostinze asa nkaho yari ari kuri beach, umucanga yawushyize hejuru ye, ibintu bigaragaza ko rwose bigaragara ko
nyine yasaga nkaho agarukiye kure niko we abyerekana, agaragaza ko Mwiseneza Josiane yamusuzuguraga n'amagambo agenda abwira inshuti ze zigiye zitandukanye hano mu mujyi wa Kigali. Uyu ni umwe mu basore b'abacuruzi bakomeye cyane hano mu mujyi wa Kigali, yateye ivi ariterera Mwiseneza Josiane. Abantu benshi barabyishimira, bishimira ko uyu musore yatereye ivi Mwiseneza Josiane. Abantu benshi bavuga ibintu byinshi, barabyishimira ku buryo bukomeye cyane. Gusa igihari nuko cyari ikirori cyiza cyane, abantu benshi bari bishimiye. Gusa amakuru atariho ivumbi nuko Mwiseneza Josiane na Christian batakiri abakunzi, ndetse bamaze gutandukana bidasubirwaho officially. Itangazo rishyizwe hanze na Tuyishimire Christian nyuma yuko amakuru nyamaranye iminsi ko batandukanye, ndetse Mwiseneza Josiane akaba afite umukunzi mushya. Ibi byose kandi Tuyishimire Christian akaba ari we wanze Mwiseneza Josiane, ndetse akaba agenda amusebya ku buryo bukomeye cyane, avuga ko uriya mukobwa adafite uburere, mu gihe abanyarwanda twese tuzi Mwiseneza Josiane, dufite uburyo wenda tumuzi nubwo ntawe umenya umuntu neza. Gusa igihari nuko abanyarwanda benshi dufite uburyo tuzi Mwiseneza Josiane, Miss Josiane, Miss y'abanyarwanda, Miss wakuzwe kuva Miss Rwanda yatangira, dufite uburyo tumuzi. Gusa amakuru atariho ivumbi nuko iby'ubukwe byo nta bukwe bwabaye hagati ya Christian ndetse na Mwiseneza Josiane, ndetse n'urukundo rwabo rwamaze gusenyuka. Mwiseneza Josiane afite umukunzi we mushya. Amakuru angeraho nuko urukundo rwabo rwose umwaka washize warangiye rwarasenyutse, ariko bakagenda birinda kugenda bashyira amakuru hanze. Ndetse amakuru yani mfite nuko Mwiseneza Josiane yamaze gusiba icyitwa ifoto cyose cya Christian muri telefone ye, ndetse na nimero ze ntakizitunga. Abamaze igihe kinini batakivugana, ni ibintu byatumye Mwiseneza Josiane arwara trauma, amara igihe kinini rwose ntawe umubona, amara igihe kinini atameze neza. Gusa nyuma yaje kubona undi musore, akaba yaririnze guhita amushyira hanze nk'uko yaje kudutungura kuri Christian, aza kubona undi musore bakundana ari kumuhoza amarira. Gusa amakuru mbafitiye nuko Mwiseneza Josiane, Miss mwese mukunda ndetse nanjye nkunda, yamaze igihe yaragiye Rubengera arwaye ku buryo bukomeye cyane, ku buryo abantu babonaga ko afite ikibazo kidasanzwe, babonaga ko bitameze neza. Gusa amakuru nari maranye iminsi naririnze guhita nangaza nuko Josiane yari yaramaze ku breaking, yari yaramaze gutandukana na Christian. Tuyishimire yari yaramwambitse impeta ya fiançaye, ndetse Josiane yarijeje abanyarwanda ko ubukwe bwe buzatangira nako buzaba mu mwaka wa 2020, ndetse abanyarwanda bose bakazabona. Ntibyari ibyishimo ubwo Josiane yambikwaga impeta, abanyarwanda benshi bati baraberanye, nuko twese twabonaga ko rwose ari abantu baberanye bishimanye, ku buryo bagaragazaga cyangwa uburyo bagaragaraga bapostinga amafoto yabo kuva igihe urukundo rwabo rwagiriye hanze. Byagaragara ko ari urukundo twavuga ko rushimishije ku buryo bukomeye cyane. Ibi byanatumye Mwiseneza Josiane hari ku itariki, nk'uko tubikesha ibitangazamakuru bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Rwanda, hari ku itariki 27 Nzeri 2020 nibwo Mwiseneza Josiane yakiriwe muri Kiliziya Gatolika, muri Sainte Famille, muri Kiliziya Sainte Famille arakirwa. Ibyo byose byari muri gahunda yo kwitegura ubukwe bwe na Christian, dore ko Christian n'ubusanzwe asengera muri Kiliziya Gatolika. Ni ibintu rero twavuga ko ni inkuru ibabaje ku banyarwanda bose, ndetse n'abakunzi ba Mwiseneza Josiane bamukunze kuva kera. Ni inkuru ndakomeza kugenda mbakurikiranira, buri kimwe cyose cyagiye kivugwa kuri iyi nkuru ndagenda nyibakurikiranira 5 kuri 5, bagezeho amakuru yose aragenda acicikana hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa igihari nuko uru rukundo rwa Josiane Mwiseneza rwa rukundo abantu benshi bari bashyigikiye ku buryo bukomeye cyane. Abantu benshi bagaragazaga amarangamutima yabo kugeza na n'uyu munsi.
gusa tukaba twishimiye ko Mwiseneza Josiane aka kanya ameze neza, yasubiranye umubiri, akaba yaratangiye kurya. Mbabwire ko mu minsi yashize ubwo tuyishimiye Christian yaranze Mwiseneza Josiane yari yageze ku buryo atagishobora kurya no kugira icyo afata. Gusa umubyeyi we ariwe mama we yagerageje kumuba hafi, dore ko yari yamusanze i Rubengera ari kumwitaho mu bihe bitari bisanzwe bya COVID-19. ngira ngo tubibutse ko Mwiseneza Josiane nk'ubusanzwe yigaga mu Ruhengeri, muri Ines Ruhengeri niho yigaga amashuri, niho yari yakomereje muri kaminuza. Gusa Josiane nyuma yuko abanyarwanda benshi bari baratekereje ko ashobora kuba yarakoze ubukwe ntatumira abanyarwanda, ibyo byose ntabwo byabaye, nta bukwe bwabaye. Gusa amakuru ahari nta makuru ababaje, gusa nta makuru ateye agahinda ku mukobwa w'abanyarwanda twese dukunda. Christian agenda avuga amagambo avuga ko adafite imico myiza, ari nayo mpamvu yafashe umwanzuro wo guhita mwanga, ndetse akavuga na ya magambo nababwiye haruguru nakomeje kugenda mbabwira, akaba ari ibintu biteye agahinda rero kuri Miss wacu Mwiseneza Josiane. Ni ibintu rero biteye agahinda, ni ibintu baje cyane kuri Mwiseneza Josiane. Gusa igihe hari amakuru meza nuko asigaye afite umukunzi mushya, tuzamenya mu minsi iri imbere. Mwiseneza Josiane yirinze guhita mutangaza, gusa amakuru yari afite ka afite uwo mukunzi, niba ngombwa nawe tuzamushyira hanze. Amakuru yose ni 5/5 kuri Pilot Rwanda. Ukomeza ubane nanjye rero ukanda subscribe, ubundi amakuru yose ajya kugeraho 5/5. Ndabakunda cyane, bless up.